Yes, ndabasuje cyane nitwa Tizo Rwanda, nyita Zebra y'ibara rimwe, nyita Kagoma y'umukara cyangwa Black Eagle, nyita The Kidman. Yes, tumukunda Epiphany uzwi ku izina rya Kabebe yajuriye icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Gasabo ruherutse kumufatira igihano cyo gufungwa by'agateganyo iminsi 30 kubera ibyaha akurikiranweho. Uyu mugore watawe muri yombi muri Kanama 2024 nyuma yuko inzego z'umutekano zimenye ko afite akabyiniro kabyiniramo abantu bambaye ubusa buri. Akurikiranweho ibyaha birimo icyo gushakira inyungu mu mibonano mpuzabitsina y'undi, ikiyeza ndonke ndetse n'icyo gufatanwa n'ibiyobyabwenge. Kuri 27 Nzeri 2024 tumukunde yakatiwe n'urukiko rw'ibanze rwa Gasabo gufungwa iminsi 30 y'agateganyo. Icyakora kuwa mbere ukwakira 2024 aza kujurira iki cyemezo. Tumukunde niwe nyiri akabari kabarizwaga i Remera kari kamaze kubaka izina ryo kubyiniramo inkumi zambaye ubusa buri. Icyakora nyuma yuko inzego zishinzwe umutekano zibimenye zahise zimuta muri yombi, nako kabari karafungwa burundu. Guhera kwa 23 Kanama 2024 dosiye ya Tumukunde yari yamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha. Uyu muramuzi cyane, yavuzweho n'abantu benshi ubwo yari afite akabari hari i Remera kabyiniramo inkumi zambaye ubusa buri. Uyu Tumukunde akisobanura mu ngeri nyinshi, agiye avuga ko ibyo bintu atari byo cyangwa se nkuko abandi babivuga atari ko byari biteganyijwe. Nyamara uyu Tumukunde Epiphany mu by'ukuri we ibigaragara ko aka kabari kari gahari, ariko uyu Tumukunde Epiphany akabazwi ku izina rya Kabebe. Abenshi barahazi hari i Remera yari yaramaze kwandika izina. Uyu yari boss w'ako kabari nyuma yaho yaje guta muri yombi kubera ibyaha byari byamaze kumenyekana, kubera ko bisa nkaho we yacuruzaga abakobwa mu buryo bugiye butandukanye. Uyu Kabebe yagiye yisobana mu itangazamakuru cyangwa se yagiye yisobana mu buryo bugiye butandukanye, ariko ikigo cy'ubugenzacyaha RIB cyabashe kuba cyamuta muri yombi. Ubu ngubu akaba akurikiranyweho ibyaha bigera kuri 2. Akaba akurikiranyweho icyaha cya mbere cyo gushaka indonke mu bwambure bw'abandi, akaba akurikiranyweho n'icyaha kindi cyo gucuruza ibiyobyabwenge cyangwa guha abantu ibiyobyabwenge. Uyu Tumukunde Kabebe akaba yararezwe kuwa 27 Nzeri 2024. Uyu Tumukunde kandi yakatiwe n'urukiko rw'ibanze rwa Gasabo gufungwa iminsi 30 y'agateganyo. Icyakora ku itariki ya mbere ukwakira 2024 aza kujurira iki cyemezo. Uyu mugore watawe muri yombi muri Kanama 2024 nyuma yuko inzego z'umutekano zimenye ko afite akabyiniro kabyiniramo abantu bambaye ubusa buri. Tumukunde niwe nyiri aka kabari kabarizwa i Remera kari kamaze kubaka izina ryo kubyiniramo inkumi zambaye ubusa buri, aho hari hazwi nko kwa Kabebe. Ibyo abaturage benshi bakomeje kugenda babigarukaho umunsi ku munsi, aho hari hazwi nko kwa Kabebe. Icyakora nyuma yuko inzego zishinzwe umutekano zibimenye zahise zituma cyangwa zimuta muri yombi, nako kabari karafungwa burundu. Guhera kwa 23 Kanama 2024 dosiye ya Tumukunde uzwi nka Kabebe yari yamaze gushyikirizwa ikigo cy'ubugenzacyaha Rwanda Investigation Bureau kizwi nka RIB. Amakuru dukura mu binyamakuru bigiye bitandukanye, amakuru dukura indani yamenye ni uko iperereza ry'ibanze ryasanze mu bakobwa bakoraga muri aka kabari, yaba ababyinagamo n'abatangagamo ibyo kunywa, nta n'umwe babaga wemerewe kwivuganira n'umukiriya
mu gihe baba bakeneye kuba baryamana. Umukiriya wifuza umukobwa wo muri aka kabari yasabwaga guca kuri nyirako uwo bita Kabebe, wo twita Tumukunde Epiphanie. Aka kabari yasabwaga guca kuri nyirako bakumvikana igiciro, hanyuma we akaza kugenera umukobwa uri samanwe amake kuri yo yakiriye. Muri akabari ko byiniro abakobwa bambaye ubusa babaga babyinira abakiriya bisanzwe. Iyo ni inkuru yagiye igarukaho n'ibitangaza makuru bigiye bitandukanye, bavuga ngo Kabebe asibe n'ibyo ashaka kuzana muri uru Rwanda rwacu. Abenshi bakavuga ko uyu si umuco nyarwanda, ahubwo ni umuco w'ahandi wakuye ahandi utakwiye kugaragara hano mu gihugu cyacu. Turabashimiye cyane. Nitwa Tizo Rwanda, impirimbanyi kabuhariwe, nyita Zebra y'ibara rimwe, nyita Rwakayigo cyangwa se Kagoma y'umukara. Murakoze cyane, ndabakunda.